Hello hello ndabasuhuje ikaze kuri iyi channel yacu channel yanyu aho tugiye kurebera hamwe icyigisho gikomeye uko umuntu yamenya kuririmba. Iyi ni part 1, hazaza na part 2 na part 3 n'ibindi gukomeza. Mbese buriya uburyo twaririmbamo bikagenda neza, ese twabikora mu buhe buryo? Nicyo kintu tugiye kurebera hamwe muri aya masaha. Nk'uko muri iki kinyejana bimeze, ijwi ni ikintu cyigwa, ijwi ni ikintu cyigwa aho ubumenyi bugeze. Ijwi ni siyansi. Nk'uko abantu biga ibintu bitandukanye bakaminuza, bakiga ibyo ari byo byose, natwe rero muri iki kinyejana niko ijwi naryo ryigwa, abantu bakaminuza bakaminuza mu bijyanye n'ijwi, niko bihagaze muri iki gihe. Kuririmba rero birigwa, kuririmba birigwa, ntabwo byizana ngo bipfe kubituraho gutyo. Ahubwo icya mbere ushobora kuba ufite iyo mpano, ahubwo uburyo uyikuzamo kikaba aricyo kintu cy'ingenzi. Pawulo yaravuze ati ubwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 14 umurongo wa 15, aravuga ati nzaririmbisha umwuka wanjye ariko nzaririmba no mu bwenge. Nzaririmbisha umwuka wanjye ariko nzaririmba no mu bwenge. So guys, twakomeje. Noneho ese ijwi rikora rite? Ijwi rikora rite? Hari amajwi menshi, ay'inyoni, ay'ibintu, ariko twebwe turibanda ku ijwi ry'umuntu. Ijwi ry'umuntu niryo turibandaho. Ijwi ry'umuntu rikora rite? Ijwi, hari ibintu byinshi bituma ijwi ry'umuntu rinyeganyega, ariko ikintu cy'ingenzi kirimo ni umwuka duhumeka. Umwuka duhumeka niwo utuma ijwi ryacu rinyeganyega. Noneho hari ibintu bitanu biranga ijwi. Ibintu bitanu biranga ijwi. Icya mbere ni time, igihe rimara. Kwa kundi uri kuri gusohora ijwi rimara igihe kingana iki? Time. Noneho ikindi cya kabiri nicyo bita intensity. Intensity, imbaraga cyangwa se uburemere iryo jwi ryasohokanye. Tukagira icyo bita icya gatatu, aricyo bita pitch. Pitch bujya hejuru, bujya hejuru ndetse n'ubujya hasi bw'ijwi. Iyo azamutse hejuru agera he? Iyo amanutse hasi agera he? Nicyo bita pitch. Icya kane nicyo bita sense. Sense, uko ryumvikana, uko ryumvikana. Ese iryo jwi rifite ubuhe buryohe? Nicyo bita sense. Icya gatanu nicyo bita timbre cyangwa se tambo. Tambo ni ubwiza rya jwi umuntu ari kuririmba rifite, icyo bita tambo. Ibyo ni byo bintu bitanu biranga ijwi. Tuzagenda tubirambura uko tuzagenda turushaho kwigana. Icyo ngusaba no kugira ngo ntugahweme kuba kuri iyi channel, ujye uhaguma umunsi ku wundi. Noneho akandi bita imiterere y'ijwi. Imiterere y'ijwi, the nature of vocal sound. The nature of vocal sound. Se ijwi ry'umuntu riteye rite? Turagenekereza tubivuge mu magambo y'icyongereza kuko ntago turabona inkoranyamagambo neza ivuga ibi bintu mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko hari igihe bizaza. Ariko mwihangane turakoresha icyongereza cyane. Imiterere y'ijwi rero, akantu ka mbere nako bita respiration. Respiration, uko duhumeka. Uko duhumeka. Mu guhumeka kwawe, ibyo nibyo bishobora kugufasha mu kurema iki? Mu kurema ijwi. Noneho aka kabiri, phonetition cyangwa se phonation. Phonation, uko ukoresha ijwi. Ijwi ryawe urikoresha ute? Phonation, ijwi ryawe urikoresha ute? Tuzagenda tubirambura. Noneho ka gatatu ako bita sanation. Sanation,
uko uriha umurongo. Ushobora gusohora ariko mu buryo ugenda urihamo umurongo. Uko uriha umurongo niko uko uritegeka, nicyo bita sanation. Noneho akantu ka kane gakomeye ni ako bita articulation. Kuri articulation noneho ni ukuntu ushyiramo amagambo muri ya sound yawe kugira ngo abantu bumve icyo biri kuvuga nk'abaririmbyi. Noneho twirimba ururimi rw'ikinyarwanda, ni ahantu tugiye gushyira imbaraga cyane. Ndi kuririmba mu kuntu washyira amagambo muri ako kantu k'agahamu ndirimbye, nicyo bita articulation. Ugashyiramo amagambo ukaririmba ibintu byumvikana. Noneho turamanuka ku kandi bita inzego z'ijwi. Inzego z'ijwi rwose, vocal register, vocal register. Noneho hari inzego z'ijwi, hari ijwi ryo hasi ariryo bita lower register, tukagira amajwi yo hagati ariyo bita middle register, tukagira n'ijwi ryo hejuru ariryo bita upper register. Ahangaha rero nibyo byiciro by'ijwi. Hari icyo umuntu ashobora kugendera kugira ngo akarase umuntu mu ijwi agomba kuririmbamo. For example, nk'umubiri w'umuntu, iyo umuntu ari umugabo uramubwira ati wowe uzaririmba base cyangwa uzaririmba tenor. Undi yari umugore uramubwira ati wowe uzaririmba alto, uririmbe soprano. Noneho uko umuntu avuga, hari igihe umuntu avuga akavugira hasi, njyewe mvuga gutya, uwo muntu umujyana mu majwi yo hasi. Ariko hari n'ubwo umuntu avugira hejuru akavugira hejuru, nguwo uhita umujyana mu majwi yo hejuru. Noneho inota ryo hasi cyangwa se inota ryo hejuru uwo muntu ageraho, nabyo bishobora gutuma umukarasa mu ijwi runaka. Noneho ibara ry'ijwi, hari umuntu uririmba ijwi ukumva ni ijwi ridakeye, ukumva ni ijwi ririho igihu. Undi akaririmba akajwi ukumva kariyirutse cyane karakeye. Undi inyoni y'amabara y'ijwi. Turareba noneho ijwi, hari abantu baririmba amajwi atandukanye. Turareba amajwi 8. Hariho soprano. Soprano icyo ni ijwi rya mbere, soprano, ijwi ryo hejuru ariko ry'abagore. Tukagira mezzo soprano. Mezzo soprano ni ijwi ryo hejuru ariko hagati. Ni ijwi rijya gukurikirana na soprano, riri hejuru ariko hagati. Ijwi rya gatatu tukagira alto. Alto ni hasi ariko h'abagore, ni hasi h'abagore. Tukagira contralto, hasi hagati, kwa kundi umuntu aririmbira hasi ariko akazamukaho, ni hasi hagati. Tukagira tenor, hejuru h'abagabo, tenor hejuru h'abagabo. Tukagira baritone. Baritone ni hejuru ariko hagati. Ibi bintu sinzi niba turi kubijyanamo neza, hejuru ariko hagati. Tukagira basi. Basi abantu benshi bita base, ariko ni basi. Hasi h'abagabo rwose, hasi h'abagabo. Noneho tukagira contre bass, hasi hagati, karirimbira hasi ariko kazamukaho, niyo bita contre bass. Noneho umaze kumenya ibi byose, hari ibyo ugomba kwitondera nkawe nk'umuririmbyi kugira ngo utaza kwangiza ijwi ryawe cyangwa se utaza kwigira nabi. Buriya hari ingorane zo gukoresha ijwi nabi, bishobora kukuviramo nko gusarara, bikakuviramo kunanirwa vuba, kumva ijwi uri kuririmba ntabwo riryoshye. Bishobora kukuviramo no kubura ijwi ryawe burundu, ugasanga ijwi ryawe rwose urarimisinzira uraribuze.
ahanjye rero kugira ngo twitonde mu majwi turirimba. Noneho umaze gusobanukirwa n'uko cyangwa se umaze gusobanukirwa n'ijwi, hari ibintu ugomba gukurikiza nk'umuririmbyi. Icya mbere ugomba kuririmbira ahantu heza. Mbere yo kuririmba ugomba gushyushya ijwi, ugakora icyo bita vocal warm up. Ijwi ryawe rigashyuha mbere y'uko utangira kurikoresha. Noneho akandi, kureka kuririmba urwaye. Iyo urwaye, abahanga bavuga yuko igisubizo cy'umuntu wasaraye ari uguceceka. Ukicecekera rwose, ijwi ryawe nturikoreshe kuko rifite ikibazo. Noneho kwirinda kuririmbira mu rusaku ntabwo ari byiza, ndetse kwirinda kunaniza ijwi, ukarikoresha ibintu bidakwiye rwose, ukarihanika kugira ngo ugereyo. So guys, ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nagisoreje. Ubwo ngubwo tuzagaruka noneho ibi bintu tubirambura, tubyiga akagingo ku kandi nitubana neza. Iyi yari nka introduction, nitubana neza rwose ndahamya ntashidikanya yuko aha hantu uzahava hari icyo umaze kugeraho, hari level umaze kugeraho ku buryo nawe wagenda ugatoza abandi bakaririmba kandi bagahanika cyane. So ciao, ikiganiro nakagaruka.